ndagusuhuje ubu tuvugana hasoseye Itangazo hari ku itariki ya 2 Mutarama mu mwaka wa 2019 cyari igitaramo cyitwa East African Party cyaberaga i Kigali. Umuhanzi Ngabo Meddy nibwo yakoze igitaramo, abantu baravuga bati uyu ni wo muhanzi wa nyawe. Ubu rero amakuru avuga ko Ngabo Meddy yongeye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ngabo Meddy rero akaba yamaze kuba abyitangariza ko agiye kongera gutukorera igitaramo hano mu Rwanda. Ni igitaramo agiye kwiziza album ye, ibindi byose ndetse amakuru arambuye ni kuri Kingdom JBTV. Afa kuba warakoze subscribe, ngiye nitwa Bomviva, naguhaye ikaze. Umuhanzi w'umunyarwanda Ngabo Meddy akaba rero yamaze kuba atangaza ko ari gutegura igitaramo gikomeye cyane, kandi ko azakorera mu Rwanda kino gitaramo. Iki gitaramo rero kikazaba ari ubwa mbere agarutse kuririmba ndetse no kuririmbira abakunzi be nyuma y'imyaka myinshi yimukiye muri Leta Zunze za Amerika. Rero ubwo rero Ngabo Meddy rero ibyo rero nibyo tumuhanzeho amaso kuri kino gitaramo. N'umuhanzi rero warukumbuwe hano mu Rwanda. Ubwo rero murabizi ko mu gitaramo cye arabica bigacika. N'umuhanzi ukunzwe hano mu Rwanda. Rero ntabwo rero twajyaho ngo tuvuge ngo ibiki n'ibiki ngo The Ben na Bruce Melody hoya. Uyu niwe muhanzi w'ibihe byose. Uburyo ki bite kugira ngo nkumvishe uburyo ki udakwiye kugereranya abahanzi, reka nkumvishe uburyo ki udakwiye kugereranya abahanzi. Ninjya mvuga Meddy wumva urwego umushyiramo, ninjya mvuga The Ben wumva urwego umushyiramo, ninjya mvuga na Bruce Melody wumva urwego umushyiramo. Reka duhere kuri The Ben. The Ben nunajya no kuri internet bazabikubwira, kuko ngiye ntabwo nakubwira amakuru ntizeye neza. Amakuru ngiye nkubwira niyo umuhanzi The Ben n'umuhanzi dufata nk'umu legend, umuhanzi wasohoye indirimbo nyinshi kandi indirimbo nziza, indirimbo zakunzwe nyinshi cyane, umuhanzi uri top 1 top scorer, umuhanzi uhora mbese agezweho. Ariko amakuru ugomba kumenya nuko umuhanzi The Ben ari umuhanzi twita legend, umuhanzi w'umunyabigwi, umuhanzi watwaye ibihembo byinshi, umuhanzi wasohokeye u Rwanda. Mbese ni umuhanzi nyine twita legend, umunyabigwi. Ariko iyo tuje kuri Bruce Melody, Bruce Melody we umuhanzi Bruce Melody ni umuhanzi uri kubica bigacika muri iyi minsi. Ni umuhanzi urimo kubica bigacika, umuhanzi mwiza mu Rwanda muri iyi minsi. Niwe urimo kubica bigacika, niwe number 1 mu Rwanda uri kubica bigacika. Nakubwira ngo ni 001 nyine, ubwo ni 001. Nta wundi muhanzi nyine uri guhangana nawe muri iyi minsi, nyine niwe uri kubica bigacika koko pe, nibyo. Ariko Ngabo Meddy wumve buri wese ari buri muhanzi wese ndi kuvuga ahangaha ari mu cyiciro cye. Umuhanzi Ngabo Meddy ntabwo ari mu ba legend. Umuhanzi Ngabo Meddy ntabwo ari kumwe na Bruce Melody mu bahanzi ngo b'iki gihe. Ngabo Meddy abarirwa mu bahanzi b'ibihe byose. Ngabo Meddy mu Rwanda niwe muhanzi umwe rukumbi w'ibihe byose mu Rwanda, ubyange cyangwa se ubyemere. Ngabo Meddy ni umuhanzi w'ibihe byose mu Rwanda. Ntawahuriye na The Ben, ntawahuriye na Bruce Melody. Abo ngabo uri kumva bavuga, buri wese ahangana ku giti cye. Ngabo Meddy ni umuhanzi w'ibihe byose, uko bakwikaragasa kose, uko abahanzi bakwigira kose. Ngabo Meddy ni umuhanzi wabiciye biracika, na n'uyu munsi nta nundi wari waza umusimbura. Niyo mpamvu bavuga ngo ni umuhanzi w'ibihe byose. Ni umuhanzi abakobwa bakubwira bati
twaramubuze tumubura mu ndirimbo z'isi tugwa nk'ibere. N'umuhanzi abakobwa bakubwira bati niwe muhanzi waturijije hano mu Rwanda tutazapfa twibagiwe. N'umuhanzi bavuga ko ariwe muhanzi wagize ibihe byiza, umuhanzi uhagaze kuri stage ku rubyiniro ukabona araberewe. N'umuhanzi wujuje ibintu byose wumva bisabwa n'umuhanzi nyarwanda twifuza. Ubwo rero Ngabo Meddy rero niba ajya bavuga bati Ngabo Meddy ujye wumva nyine ko ari umuhanzi w'ibihe byose, n'umuhanzi wari wujuje byose. Ninjya mvuga ngo byose haba harimo kuririmba, hakabamo kubyina, ndetse hakabamo ndetse no kugira ijwi ryiza, hari n'uburyo ugaragara kuri stage abantu bakagukunda. Rero ibyo byose Ngabo Meddy yarabyujuje. Hari ibyo rero Tiger B cyangwa se The Ben muri ibyo ngibyo adafite. The Ben ntabwo azi kubyina, sinzi nejo bundi mwarabibonye mu gitaramo cyabereye i Nyamata, ntabwo azi kubyina. Icyo ngicyo rero ntacyo ashoboye, ariko ijwi ryiza ararishoboye. Gusa nyine ubwo mubyumve neza, icyo nicyo Ngabo Meddy abarusha, kimwe nuko na Bruce Melody nawe nuko nawe ibyo ngibyo byo kubyina ntabyo azi, usibye ibintu byo gususurutsa abantu, kwihagiza nyine bya bindi bye. Ariko Ngabo Meddy rero niwe wari wujuje ibyo ngibyo n'ubwiza, mbese ugasanga byose. Ariko se tubisubireho tubigarukeho, Bruce Melody mwoka byara mwe ninde yigeze ariza? Yariza umuntu? Niba yariza umuntu wowe ubinterere muri comment, unyandikira umbwira uti Bruce Melody koko yariza umuntu. Ntabwo bishoboka, ariko wowe nuza kubimbwira okay, ubwo uraza kuba ufite uko wabibonye. Ariko ejo bundi mwarabibonye ko The Ben ako kantu ko aragashoboye, ariza umuntu, ariko nawe ibintu by'imibyinire byaranze. Ubwo rero umuhanzi Ngabo Meddy niho wujuje byose. Abashobora kubazi gucuranga, ni umugitarist, kandi ikindi azi kubyina, ikindi akagira no kuririmba, afite ijwi ryiza. Ngabo Meddy rero kandi akaba ari na mwiza. Nicyo ngicyo rero afite ibintu bine bimwatarakitingira kuba abafana bamukunda. Ubwo rero Ngabo Meddy itangazo rero akaba yarisohoye, yarishyize ahagaragara. Muti rero byagenze bite? Nibyo ngiye kubasomera uko byagenze. Ngabo Meddy rero ibingibi akaba yarabitangaje mu kiganiro yagiranye na BNB FM. Iki akaba ari ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda. Hanyuma iri akaba ari itangazo rero Ngabo Meddy yaje kuba asohora ku itariki 4 Nyakanga kuno kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2026. Meddy rero akaba yaravuze ko yari amaze igihe kinini ategura iki gitaramo, kandi nyuma yo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo akaba yarabanje gushyira imbere kubaka umuryango ndetse no kurera abana be babiri hamwe ndetse n'umugore we Mimi ubu bari kumwe. Hanyuma ikindi ngo ubu yumva ko igihe kigeze ngo agaruke mu gitaramo, kandi ngo igitaramo agomba gutegura kizaba kiruta ibindi byose yigeze kuba ategura. Iki gitaramo ni imbatura mugabo. Gusa mu magambo Ngabo Meddy yaje kuba atangariza BNB FM, yanze gutangaza itariki cyangwa se aho iki gitaramo kizabera. Avuga ko igihe cyo kubivuga kitaragira. Nanone inkuru ivuga ko mu myaka ishize Meddy yibanze cyane mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, cyo twita gospel. Igitaramo cya nyuma Meddy yakoreye i Kigali cyabaye kuwa mbere, icyo gihe ari ku itariki ya mbere Mutarama mu mwaka wa 2019 mu gitaramo cya East African Party. Hanyuma rero mu magambo makeya icyo ngomba kukubwira nuko Ngabo Meddy iki gitaramo mwoka byaramwe nta muntu utagomba kuba kirimo. Ikindi kandi Ngabo Meddy nkuko nkubwiye bagira ngo abandi buje Big Arena, uyu nguyu wazakuba kabiri kandi nicyo nkwibwiriye kubera ko uno muhanzi arakunzwe cyane. Niba uri umufana wa Ngabo Meddy nyandikira muri comment umbwire uko uri kumva kino gitaramo kizaba kimeze. Hanyuma ngewe nitwa Bombiva,
yino yitwa Kindomo JBTV. Amakuru yose yangezeho ntitanya gusangiza kandi ugira umunsi mwiza.